nukuri biranezeza kubona abantu babiri Adamu na Eva muri Edeni Imana isinziriza umugabo waremwe imukura mu rubavu si byiza kuyu umuntu wawe nyine tumuremere umufasha mwiza umukwiye Tugushimiye ko wabanye n'abana bawe mu busore bwabo warababanye tugushimiye ko wakomeje kubarinda batatuye isezerano ubwo ugiye kuzaza kw'imingoma tuzagusangana bwa Amen tukweretse uyu mwene data yamushiki wacu bagiye gushinga urugo rushya uzababane n'ubuzima bushya bagiye kwinjiramo uzabahereza ubwenge abasabiye kugira ngo umwuka wa wera aze komeza kuboneka mu rugo rwabo uyu munsi nkuko twawushyize imbere urawudusoreje nk'Imana ubishimirwe Amen dukomeje kugushyira imbere nanone gahunda zose zipangiwe aya materaniro y'ubukwe bwera uzivangemo kandi bwitwa ubwera nkuko wabwejeje wakire amashimwe yacu mu izina rya Yesu Amen Imana isinziriza umugabo waremwe imukura mu rubavu si byiza kuyu umuntu wawe nyine tumuremere umufasha mwiza umukwiye ubukwe dufite uyu munsi bumeze neza nk'ubwo mu Edeni ubukwe bwo muri Edeni bwashushanyaga ubwo mu ijuru nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata ubukwe dufite uyu munsi umeze neza nk'ubwo mu Edeni ubukwe bwo muri Edeni bwashushanyaga ubwo mu ijuru nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaba ikwirema nukaraje kanageze kwirembo ibyerekana kuza kwe nihuta kuboneka kandi tugiye guhabwa kwirembo 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 ubari kwirembo nukwaraje kanageze kwirembo kugeza uyu mwanya nta majwi yumvikanye mabi mu matwi yacu aturinze impanuka z'uburyo bwose niwo wabidukoreye wakwicura Amen tugushimiye uyu mwanya mwiza w'ubukwe bwiza uduhaye bwera warinze uyu mwana w'umukobwa mu gihe kingana n'ubusore bwose uyu munsi ahamije imbere y'itorero n'imbere y'umuryango n'ijuru shoje ikikiro neza nabwo turabishimira Amen ko tugiye kwinjira muri gahunda y'urugendo twerekeza mu bukwe turakwiragije kugira ngo tubane natwe turinde ibitero byose by'umwanzi data mwiza ni gusoza amahoro tuzashima urugendo mu rugo rushya tugiye gutangira uyu munsi
dushize mu biganza byawe zakomeze kubana nayo zabaho ubwenge bukomotse kuri wowe zabaho impano zikomotse kuri wowe batazakuboneraho umugisha bishimira ku batanze igihe bose baje kunezeza uyu muryango baha imigisha data mwiza kandi ikiruta byose nabo twese tuzitegura kuzatambuka umwami Yesu azaba agarutse twese nituboneka mu kandi umwami tuzashimira ko tubandirisha gukunda ntagire witwanga mu foto z'abandi muhigamo mutanga akayira muzamuke Samwegera imbere gatoya wabaye Karamata nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata yewe mukwe n'umugeni muzahorane mukundane kandi nimutandukane mu rugo rwanyu hazahora amahoro muzahore munyuzwe n'imibereho mufite yewe mukwe n'umugeni muzahorane mukundane kandi nimutandukane mu rugo rwanyu hazahora amahoro muzahore munyuzwe n'imibereho mufite ubukwe dufite uyu munsi bumeze neza nk'ubwo mw'Edeni ubukwe bwo mu Imanija uturema yaremye umugabo n'umugore bamubona basoje amasezerano y'Imana Imanija uturema yaremye umugabo n'umugore bamubona basoje amasezerano y'Imana ubundi bwo gukomeza Imana yateguye abayikunda muze dushime Imana kandi tuyiheshe icyubahiro ubundi bwo gukomeza Imana yateguye abayikunda muze dushime Imana kandi tuyiheshe icyubahiro urukundo bakundanye uyu munsi barazwerekanye bakitsimwe abasangwa mwishimira isezerano risojwe urukundo bakundanye uyu munsi barazwerekanye bakitsimwe n'abasangwa mwishimira isezerano risojwe ubundi bwo gukomeza Imana yateguriye abayikunda muze dushime Imana kandi tuyiheshe icyubahiro ubundi bwo gukomeza Imana yateguriye abayikunda muze dushime Imana kandi tuyiheshe icyubahiro Mwami Yesu ubarere urukundo rwawe rukomere ubafashe mu mirimo bazabashe kugusanganira Mwami Yesu ubarere urukundo rwawe rukomere ubafashe mu mirimo bazabashe kugusanganira ubundi bwo gukomeza Imana
yateguriye abayikunda muze dushime muze dushime Imana Imana kandi tuyiheshe icyubahiro ubu nibwo dukwegeza Imana yacu nibwo ashushanyaga ubwo mu ijuru nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina. Abashyitsi bacu bari hafi ndetse bamwe batangiye kugera aha batangiye kwinjira mu gihe rero tukibakira bakinjira babereka ibyicaro reka tuhe umwanya korali y'abasore korali iherekeje rwagwa uruzayoborwe n'ijuru tubasabiye ku Uwiteka ngo azajya abashoboza ubukwe butashe bwera Imana abamarayika baragutaha umwuka wera uganza muri rwo umwana w'Imana Yesu araboneka ubukwe butashe bwera Imana abamarayika baragutaha umwuka wera uganza muri rwo umwana w'Imana Yesu araboneka dushimira Imana isohoje isezerano ubw'ababiri biyemeje kuba umwe urugo rwabo ruzayoborwe n'ijuru tubasabiye ku Uwiteka ngo azajya abashoboza dushimira Imana isohoje isezerano ubw'ababiri biyemeje kuba umwe urugo rwabo ruzayoborwe n'ijuru tubasabiye ku Uwiteka ngo azajya abashoboza inshuti n'abavandimwe duteraniye ahubwo y'umunezero tubasabiye umugisha urugo rwabo ruzabe mu ijuru rito inshuti n'abavandimwe duteraniye ahubwo y'umunezero tubasabiye umugisha urugo rwabo ruzabe mu ijuru rito dushimira Imana isohoje isezerano ubw'ababiri biyemeje kuba umwe urugo rwabo ruzayoborwe n'ijuru tubasabiye ku Uwiteka ngo azajya abashoboza dushimira Imana isohoje isezerano ubw'ababiri biyemeje kuba umwe urugo rwabo ruzayoborwe n'ijuru tubasabiye ku Uwiteka ngo azajya abashoboza tubasabiye ku Uwiteka ngo azajya abashoboza akabana n'umugore we akaramata ubukwe dufite uyu munsi bumeze neza nk'ubwo mu Edeni ubukwe bwo muri Edeni bwashushanyaga ubwo mu ijuru nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata abana n'umwana uva ku Muremyi
nimugira umugisha mukababona muzabarere nk'abarera ijuru muzagira urugo ruhesha Imana icyubahiro abana n'umwana uva ku muremyi si wowe uri gufata umugeni ari we torero umukwe nezerwa nezerwa kukubonye uwawe seranyi yekire munsi musoje isezerano nezerwa nezerwa kukubonye uwawe seranyi yekire munsi musoje isezerano mugeni nezerwa mugeni nezerwa kukubonye uwawe seranyi yekire munsi musoje isezerano mugeni nezerwa mugeni nezerwa kukubonye uwawe wasezeranye kirekire nonoyo munsi musoje isezerano wasezeranye atera udutambwe akimbagirana n'umukwe niko tuzakimbagirana na Yesu nitugera mu ijuru umugeni ashushanya itorero ry'Imana ritegereje kuza kwa Yesu uko mubona atera udutambwe akimbagirana n'umukwe niko tuzakimbagirana na Yesu nitugera mu ijuru kwe mureba utwibutsa undi munsi munsi tuzaba mu isi twitahira iwacu mu ijuru naho umukwe ashushanya Yesu Kristo watwitangiye umugeni ushushanya itorero ry'Imana ritegereje kuza kwa Yesu uko mubona atera udutambwe akimbagirana natwe niko tuzakimbagirana na Yesu
aribo Akuziyaremye Augustin na Nigena ndende cyane bagenda n'ibyuma, ikaba yabagejeje hano mahoro, tukaba tunezerewe kugira ituza, kuko twababwiye ko iyo duhujwe n'ibi birori by'ubukwe ni ibirori bitahanzwe n'umuntu umwe, kugira ngo tube mu mwanya umwe tugeze duhagaze. Ni indirimbo nziza cyane, kubayi mugerageze kuba amatelefone n'iyo ndirimbo kugira ngo tuyifatanyirize hamwe. Ibibazo wabihagazemo uraturengera, wafashije abitorero, inshuti n'imiryango, warinze abashyitsi bacu ubageza hano amahoro, warinze umusore n'umukobwa, warinze imiryango yombi, warakoze cyane, wahabwa icyubahiro. Tugaragaje muri iki kibaya dufite umunezero ukomeye ibyo wadukoreye. Turakwinjiza mwana wacu ubwo wabiyoboye kugera kuri uyu munsi nta muntu ubigizemo uruhare, abari kuyobora n'uyu muhango w'ubukwe. Ikiri buvugirwe imbere yawe, haba ijambo ryawe, haba ubuyobozi bwa gahunda, abaririmbyi, impano zitangwa, byo kurya n'ibyo kunywa, gahunda zose uzivangemo kugeza zishoje, kandi urugo rw'abana bacu uzarwubaka rukomeze, kuko ari wo muhanzi w'urugo, rwazakomera rukazabera impumuro y'ubugingo, uzana ubugingo ku baturanyi n'abari hafi n'abari kure. Tuzashima urukundo rwawe, bane n'abaje kwizihiza ibirori by'ubukwe kugeza dushoje, yambaje mu izina rya Yesu. Twanezerewe kubwo kubakira. Rero umwanya w'ingo y'abasore baherekeje umukwe, ubukwe twatashe uyu munsi n'igishushanyo cy'ubundi bukwe uzabera iwacu mu ijuru, turi kumwe n'abamarayika. Nshuti yanjye nawe mwene data, itegure ubwo bukwe bwera, kugira ngo Yesu nagaruka adasange twese twiteguye. Ubukwe twatashe uyu munsi n'igishushanyo cy'ubundi bukwe uzabera iwacu mu ijuru, turi kumwe n'abamarayika. Nshuti yanjye nawe mwene data, itegure ubwo bukwe bwera, kugira ngo Yesu nagaruka adasange twese twiteguye. Nk'uko umukwe asanganira umugeni, kw'itorero rizasanganira Yesu nazatungutse ku bicu byo mu ijuru, ashagawe n'abamarayika bera, tujyane aheza twateguriwe, umunezero utagira iherezo. Nk'uko umukwe asanganira umugeni, kw'itorero rizasanganira Yesu nazatungutse ku bicu byo mu ijuru, ashagawe n'abamarayika bera, tujyane aheza twateguriwe, umunezero utagira iherezo. Mwe musoje isezerano, mube icyitegererezo cyiza, imiryango iri uyu munsi hano muri isi y'umwijima,
ahubwo mubabe itabaza imurika cyuza umwijima, mubabere impumuro nziza izabayobora ku bugingo. mwe musohoje isezerano mube icyitegererezo cyiza ku miryango iri uyu munsi hano muri isi y'umwijima, ahubwo mubabe itabaza imurika cyuza umwijima, mubabere impumuro nziza izabayobora ku bugingo. Umukwe asanganira umugeni n'itorero rizasanganira Yesu nazatungutse ku bicu byo mw'ijuru, ashagawe n'abamarayika bera tujyane aheza twateguriwe umunezero utagira iherezo. Umukwe asanganira umugeni n'itorero rizasanganira Yesu nazatungutse ku bicu byo mw'ijuru, ashagawe n'abamarayika bera tujyane aheza twateguriwe umunezero utagira iherezo, atujyane aheza twateguriwe umunezero utagira iherezo, atujyane aheza twateguriwe umunezero utagira iherezo. Igice cyaho cya mbere murongo wa 26 haranditse hati Imana iravuga iti tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu. Ubwo ku bantu babikurikirana, Imana yaremye umuntu afite ishusho ye, asa n'Imana niko yamuremye. Nta nubwo Imana yagarukiye aha, ahubwo umuntu wese iyo afite umwana akagira amahirwe, uwo mwana akaba ariho kandi asabwa kugira ibyo akora, amuha 8. Igice rero cya kabiri cy'itangiriro murongo wa 15 n'ubundi hatubwira amateka y'uko Imana yahaye umuntu yaremye umugabane. Haranditse hati Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi urya imbuto zacyo uko ushaka. Uko niko Imana yamutegetse, yamuhaye umugabane, iramubwira iti ntabwo uzabaho utarya, ahubwo dore ingobyi ya Edeni harimo ibiti byinshi, ibiti byose byo muri iyi ngobyi uzajye urya imbuto zabyo uko ushaka. Murumva ko umuntu Imana yaremye yarakundwakajwe cyane. Umurongo wa 17 hatugaragariza uburyo kandi bijya bibaho ku muntu adatanga ngo aho umwana we nawe ngo yiyime. Hari ukuntu uba ufite imirimo 3 kavuga uti reka muhe umwe cyangwa se muhe 2 nanjye ngira uwo nsigarana. Umurongo wa 17 uravuga uti ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi ntukakiryeho, kuko ntukagikoreho, ntukakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Imana imaze kurema umuntu, imuhaye umugabane, imuhaye uko azabaho, imuhaye uko azarya. Imana yaramubwiye ngo hari aho utazarenga. Nibyo ujya utembera muri iyi ngobyi ya Edeni, ujya urya imbuto zo muri iyi ngobyi uko ushaka, ariko ahantu ukaharenge. Ntugakore kuri iki giti, aha
hari imbago ntukaharenge, umunsi waharenze no gupfa uzapfa. Mu gice cya gatatu cy'itangiriro hatubwira amateka y'ishyano uyu muntu yakoze. Yarenze ku mabwiriza Imana yamuhaye, ntiyanyurwa n'umunani Imana yari yamutekesheje, ahubwo ararenga ajya kurya ku mbuto Imana yamubujije ko atazaryaho. Aba yizaniye bya bindi Imana yari yamubwiye ngo ku munsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Yo mpamvu dupfa. Umuryango uvukamo uwo ari wo wose, ubwoko uvukamo, amashuri waba warize, amafaranga waba ufite, inka waba utunze, uko byaba bingana kose uzapfa. Kuko twariye twarenze aho Imana yari yaraturinganije. Hari amahirwe tujya dusoma muri iki gice cya gatatu umurongo wa 23, nubwo umuntu yarenze ku mabwiriza akarenga aho Imana yamugeneye, ntabwo yahise apfa uwo mwanya, ahubwo hari icyo yakorewe. Haranditse hati nicyo gitumye, reka mpere ku murongo wa 22 biradufasha. Uwiteka Imana iravuga iti uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi, none atarambura ukuboko kwe agakora no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. 23 nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri iyo ngobyi yo muri Edeni. Namwe mutekereze, hahandi yari yahawe umunani, hahandi yagombaga kuvana ibyo kurya, arahirukanwe. Yo mpamvu usanga umuntu atutubikana ashaka umwambaro, agatutubikana ashaka ibyo kurya. Hari abakora bikanga, akazarinda apfa ahingira abandi, akazarinda apfa n'umushumba w'abandi, akazarinda apfa akorera abandi. Nuko nta kindi cyabiteye, nuko aho twagombaga kuvana ibyo kurya twarahirukanwe kurya. Ariko Imana yaduhaye ikiruhuko. Icya kabiri, Imana yateganije ko umuntu azagira umufasha muri iyi miruho, bagahana ibitekerezo, bagahana inama, bagafatanya, ubuzima bugakomeza. Noneho bavandimwe, reka mbabwire ko dufite imperekeza ebyiri. Iya mbere ni ikiruhuko, iya kabiri ni ubukwe. Ntabwo turi buvuge ku kiruhuko cyane kuko ntabwo ari wo mwanya turimo, ahubwo turibanda ku bukwe. Ubukwe ntabwo ari igihangano cy'umuntu ngo umuntu abe yaratekereje ngo reka nshyireho ubukwe. Oya, ubukwe ntabwo ari igihangano cyangwa se icyashyizweho n'amadini ngo abanyamadini babe baricaye bavuge bati reka dushyireho ubukwe. Oya, nta nubwo ubukwe bwashyizweho na leta. Oya, ntabwo ari uko biri, ahubwo ubukwe bwashyizweho n'Imana yonyine. Niyo yatekereje ko umuntu adakwiriye kuba wenyine. Imana iravuga ngo akwiriye kubona umufasha umukwiriye, bakabana ndetse bakabana karamata, bakaba umubiri umwe, bagahana inama, bakuzuzanya. Niyo mpamvu ntabwo ubukwe bujya bucuzwa nk'uko idini runaka rishaka, kuko atari igihangano cy'ubukwe nta kidini. Ntabwo ubukwe bujya bucuzwa hakurikijwe amabwiriza, cyangwa se ngo leta ibe yavuga ngo muzajya murabucuza gutya kuri aya mabwiriza, kuko ntabwo ubukwe bwashyizweho na leta. Nta nubwo umuntu yabucuza uko yishakiye, uko yiboneye, kuko ntabwo ari igihangano cyashyizweho n'abantu. Ubukwe bwashyizweho n'Imana, kandi ubukwe buba bwiza, ubukwe bugatera umunezero iyo bucyujwe hakurikijwe ijambo ry'Imana, kuko ubukwe bwashyizweho n'Imana. Bavandimwe, nubwo ubukwe bwashyizweho n'Imana, ariko Satani arabwanga. Satani wateye umuntu kujya kurenga aho Imana yari yamugeneye, akajya kukitunda Imana yari yamubujije ko atazaryaho. Satani watumye twirukanwa mu murima wa Edeni.
ntabwo yigeze anezezwa n'imperekeza Imana yaduhaye. Ndababwiza ukuri, hari ibitero byinshi Satani yagabye kuri iyi mperekeza y'ubukwe. Ndavuga bitatu ariko hari byinshi wenda ntanze urugero kuko ntari buze kuhatinda, nko kurambagiza nabi. Cyangwa se warambagiza ugakoreramo ibyaha. Babasore bajya barambagiza ariko akumva yarya avanze. Bibaho ntabwo bibaho? Wajya kubona ukumva ngo umusore n'umukobwa bari kurambagizanya, ntibarashyingiranwa ariko batangiye kwinjira mu busambanyi, babanye ariko batarashyingiranwa. Mu gitabo cya Bibiliya, igitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 22 ku murongo wa 20, Imana hari amategeko yari yarahaye Abisirayeli kuri iyo ngingo. Haravuze hati, ariko icyo kirego niba ari icy'ukuri, uwo mukobwa atabonetsweho n'ibimenyetso by'uko ari umwari, bamusore bamujyane ku rugi rw'inzu ya se. Abagabo bo mu mudugudu waho bamwicisha amabuye, bamuhora gukorera ikizira mu Bisirayeli, nicyo gusambanira kwa se. Uko aba ariko mukura ikibi hagati muri mwe. Ntabwo byari byemewe, na n'uyu munsi ntibyemewe. Toki imyenda bahingana imyenda, ariko bitewe n'uko yakubonye utagereranywa n'umwenda bajyana mu bukwe. Reka kenda bajyana mu bukwe gafatwa neza, kagirirwa isuku. Uwamubereye ibamba niwe agereranya n'akayenda bajyana mu bukwe, akavuga ngo uyu niwe mutima w'urugo, naniwe natwara, naniwe nageza mu rugo. Reka nivugire ku bitero bitatu Satani yagabye ku bukwe. Igitero cya mbere Satani yagabye ku bukwe ni iterambere. Igitero cya kabiri Satani yagabye ku bukwe ni amoko, ni uturere ndetse n'ibihugu. Igitero cya gatatu turavuga Satani yagabye ku bukwe ni amadini. Kandi ubwo usibye inama ndibutange zikomotse mu ijambo ry'Imana zatwubakira, n'indangiza izi ngingo ndabanshoje. Reka mbere ku iterambere. Uramutse ucyuje ubukwe ugendeye ku iterambere, wirengagije ko ubukwe ari igihangano cy'Imana, ntabwo ubukwe bwazagira ishusho. Kuko ibintu bihora byaduka. Ibiriho uyu munsi sibyo bizaba hejuru, ibiri hejuru sibyo bizaba hejuru bundi. Iterambere rihora rihindura ibintu. Uramutse ucyuje ubukwe ukabucyuza ugendeye ku iterambere, ibintu byazaba. Kandi ubukwe bugomba guhora ari uniform, kuko ni igihangano cy'Imana, bugomba gukurikiza ijambo ry'Imana. Umufasha umukwiriye. Ku bantu bazi Ikinyarwanda, iyo bavuze umufasha, icyakora indimi zarabiremaje, bajya bamwita ngo ni umuyede. Umuyede, kuko iyo umufundi adafite umuyede akazi karamunanira agataha. Nibyo sibyo? Imana yasanze umugabo atakubaka inzu ngo yuzure ikomere adafite umuyede. Umufasha yataha yabumugiza agataha. Nibyo sibyo? Nicyo cyatumye Imana ivuga ngo reka muremere umufasha. Reka mbabwire, nubwo wakubaka inzu nziza ugashyiramo amakaro n'ibindi, hakabamo ibikoresho bikomeye hatarimo umugore, urwo rugo ntawarugeramo, ntawaruraramo ngo anezerwe, ntawakuzindukira ngo azahavane umunezero. Ajya anezerwa iyo muri babiri, wa muyenda genjate ahari. Ariko igitangaje gisekeje, ngaho mwumve, haranditse ngo reka muremere umufasha umukwiriye.
se reka namwe mahurugero iyo bavuze umufasha nigiye mfashe iki gitabo ngafata na telefone ngafata niki hano hari n'ibindi ubu nabibasha ahubwo ndajya ngeraho nshaka umuki none ntabifite nashaka umufasha we ntawe mu gitabo mfite cyitwa ubutumwa bwatoranijwe mu cyigisho bise maladi ese cause cyangwa se indwara n'ibizitera haranditse ngo umusore wese udafite umutungo yarazwe n'ababyeyi muramwikiranye ntagire umutungo yishakiye ubwe ntaba afite n'ubwenge bwo gushaka wa mutungo ntabwo yemerewe gushyingira none niba utari umuganga ntube umuhinzi ntube umworozi ntube umwarimu akaba nta kintu ukora wirirwa uragendagenda gusa umufasha azaba aje kugufasha iki keretse aje kugufasha kwiba ufite akazi ufite ibyo akora ufite ibyo afashe niwe ukenera umufasha ariko iterambere ryatumye buno hari abasore bashaka bafasha ntacyo bafashe igice cya 4 umurongo wa 9 haratubwiye ngo ababiri barutumwe mubwiriza igice cya 4 umurongo w'9 haranditse ngo ababiri barutumwe kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo ababiri barutumwe kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we ariko uguye ari wenyine atagira umubyutsa ababonye ishyano niyo mpamvu ntabwo dukwiriye gushyingirwa ngo abantu bashaka bo kubafasha bagendeye ku kazi kuko bahuje umwuga kuko ari abarimu bigisha hamwe kuko ari abaganga bigisha hamwe kuko bahinga hamwe kuko bacuruza hamwe oya ahubwo bakwiriye gushakana kubera umuhamagaro si umwuga ahubwo ni umuki umuhamagaro upfuye kubyirohamo bitewe n'umwuga gusa waba ubonye ishyano kuko impamvu zitera abantu benshi gushaka ni ukugira ngo bave mu bwigunge ntabwo ari ukugira ngo babone abafasha ingo zabo zigira umunezero ahubwo inshuro nyinshi ni ukugira ngo bave mu bwigunge abandi ikibatera gushaka gushyingirwa ni ubwoba bwo gusaza wenyine nyamara amaze gukura yabona amaze kugira 33, 5, 7 agakenera umufasha atabitewe no kubaka icumbi rizaba umugisha ahubwo bitewe no gutinya gusaza wenyine abandi nabo babiterwa no gushaka ubutabazi mu buzima akavuga ati hariya muri uriya muryango bafite umutungo bafite amazu irubavu mu mujyi bafite amazu hariya bafite imirima bafite inka harya bavutse ari bangahe ugasanga ni batatu ati buriya nibaga abantu bo bafite amazu atatu mwazajyana umwe undi rimwe na rimwe bakagwa no mu kaga kavuga kati ababyeyi nibapfa ubwo nyine tuzahita tugabana bakanabapfusha bakigenje bate bagihagaze reka mbabwire bavandimwe iyo warambagije ubitewe no gushaka ubutunzi iyo ubukene buramukirije mu muryango amahoro mwari mufite asimbukira mu idirishya reka ubutunzi ntabwo muhorana bugira amababa abanyarwanda baciye umugani ngo inka zirara ku mugabo ziri gukeza undi amafaranga arara kuri konte yawe bugacya yimukiye kuri konte y'undi ntabwo ubukire buhoranwa abandi nabo barambagiza babitewe n'uburanga uburanga se uri kureba mu maso nimusonza uzahateba igitoki ni ikibazo wavuga ngo afite agatwe keza kazikorera ifumbire z'ikirungo cyaje ngo afite amaguru meza ko hari igihe ibibazo n'ibiza ayo maguru ariyo azakwirukaho niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo
ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni iyo wavuze ubusa ni zeru iyo uyikubye n'ikintu cyose biba zeru. uza ibanga ry'urukundo ku rupapuro rwa 229 haranditse ngo umuntu wese yajya kugura imodoka ntabwo yita kuri housing ngo ahubwo areba ingini, areba moteri. iyo ugiye kureba ukavuga ngo gasa neza hari igihe ugura irange gusa ariko imodoka utazayitwara ngo igende. rero umuhanga iyo agiye kugura areba moteri ntabwo areba irange ry'inyuma. mu maso ntabwo haguhembura oya. niyo mpamvu mu gitabo bise guide pratique de la vie familiale ku rupapuro rwaho rwa 49 haranditse ngo ubukwe bwose bwagiye bucyuzwa, cyane cyane ngo amakwi 10 yacyujwe hatitawe ku ijambo ry'Imana. ngo bane muri ubwo bukwe 10 baratandukana, ngo abandi bane bakabana gusa ngo bitewe nuko babyaranye abana. ngo none ko twabyaranye abana babana nzabashyirahe? ngo cyangwa se amasezerano yabo yanyuze muri leta, agatinya ko baragabana ya mitungo bagashinyiriza. ngo babiri gusa basigaye nibo babana baseka, ariko amaseka ari ukuyahembera. niyo mpamvu bana b'Imana ijambo ry'Imana ridushushanyiriza neza ko iyi mperekeza twasigiwe Satani yayigabyeho igitero, kandi igitero cya mbere yagabye ni iterambere. niyo mpamvu muzareba mugasanga abasore uyu munsi basigaye barambagiriza kuri social media. narabyitegereje, umusore yarambagije uri muri Amerika, umukobwa uri muri Amerika. social media irabeshya, ushobora gusanga rwose uruhu rwe rukeye ameze neza, mwakubitana amaso mu kanya ahasigaye ukabona umusore yirutse. ibyo narabyiboneye, kuko uzi neza ko ababyeyi bagira imihanano, bagira inama zubaka. ariko ikibazo ntarambagiza ryakozwe, umukobwa akava muri Amerika akava mu Burayi atarigeze abonana n'umusore n'umunsi n'umwe, ahubwo bagapanga ubukwe babonaniye kuri social media, kuri Facebook, kuri WhatsApp, bagachatinga, bakavuga iby'urukundo, bakarukuza, bagashyiraho amatariki y'ubukwe, bakandika za invitation. umusore n'umukobwa ntawe uzi imico y'undi, ntawe uzi ababyeyi b'undi, ntawe uzi icyo undi akora. itariki y'ubukwe ikazagera bakararika bagatumira, ariko ntawe uzi mugenzi we. ubwo bukwe burapfuye. icya kabiri, ubu hari abantu bajya bava hariya Rubavu agatega, yagera hano hirya mu Rugerero akabona imodoka irahageza yikubisemo umukobwa. reka mbyite ibyago, wagira ibyago mukicarana. amakuru ni meza, umeze mute, utuye he? ahasigaye bakagenda ikiganiro kigakura, bakazajya kugera hariya haruguru ku kabari, urukundo rwashyushye. bakazajya kugera muri Nkamira bamaze kugirana amasezerano yo kubana. bakazajya kugera ku Mukamira batangiye gupanga itariki y'igihe ubukwe buzabera. bakazagera Musanze batangiye gushushanya forme ya invitation. mbese koko ubaye utarasaze, uzi neza uwo musore akora iki? uzi ko uje kumufasha iki? mugeze aho ngaho za miliyoni zose zarapfuye ubusa, nyuma y'amezi 3 bakaba bari kumusohora mu nzu. iterambere ritunyaze byinshi. igitero cya kabiri twashatse kuvugaho ni amadini. ariko reka duhere ku moko. amoko, uturere ndetse n'ibihugu. mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 11, Itangiriro igice cya 11 ndasoma mpereye ku murongo wa mbere n'uwa 5. si yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. ntabwo indimi zari nyinshi ngo umuntu avuga Icyongereza, undi avuga Ikinyarwanda, undi avuga Igifaransa, ahubwo bari bafite ururimi rumwe n'amagambo amwe. bagenda berekeye iburasirazuba babona ikibaya
kiri mu gihugu cy'Ishinari barahatura. Barabwirana bati mureke tumba amatafari tuyotse cyane, kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravugana bati mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi. Murongo wa 5, Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati dore aba ni ubwoko bumwe. Buriya kiriya gihe abantu bari ubwoko bungahe? Bari ubwoko bumwe. Dore aba ni ubwoko bumwe. Icya kabiri ni ururimi rumwe. Ibyo ni byo babanje gukora none, nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke duhindure ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye, be kumvikana. Ubwo Imana iramanutse isanze abantu ari ubwoko bumwe, isanze indimi bafite ari rumwe. Imanuka ije gutatanya indimi, kandi namwe mubyumve, abantu bananiwe kumvikana bari kubaka, umwe ari kuvuga Igifaransa, undi ari kuvuga Icyongereza, undi ari kuvuga Ikilatini. Ubwo abavuga Igifaransa bari bahuje ururimi barajyanye, abavuga Icyongereza bahuje ururimi barajyana, abavuga Igiswahili barajyana, abavuga Iringara, abavuga Ikilatini, bose bakagenda batura ariko hakurikijwe uko bari kumvikana ku rurimi. Mu nyumba ahantu aho batuye bahageze bagiye bashyiraho imbibi, amoko baraje, ibihugu biba biraje. Uko bagiye batura muri ibyo bice niko bagiye bagira imihango n'imigenzi itandukanye n'iy'abandi. Ntabwo nzi niba tujyanye. Buriya uko ducuza ubukwe wambutse ukajya mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda ntabwo wasanga bisa. Nibyo sibyo? Kanigire mu moko, mbese ubwo wasanga Abahutu n'Abatutsi bacyuza ubukwe kimwe? Ntabwo bihura. Aho Satani yarahanyuriye ahagaba igitero ku buryo mu moko, mu turere ndetse n'ibihugu Satani yabigizamo. Buri bwoko bufite imihango n'imigenzo, buri karere gafite imihango n'imigenzo, buri gihugu gifite imihango n'imigenzo, kandi babikomezeyeho ariko bitaboneka mu ijambo ry'Imana. 24 umurongo wa 37 haravuze ati uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageze umunsi Nowa yinjiye mu nkuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose. Reka mbabwire bana b'Imana, ubu bukwe bupfuye aha Satani yagabye igitero ni ikimenyetso cy'uko twamaze gukandagira mu minsi ya nyuma. Reka mbabwire ngo nta cyaha kiri mu kurya no mu kunywa, oya. Nta cyaha kiri mu gushyingirwa no gushyingira, oya. Ahubwo urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 mwumve icyo dukwiriye kwitaho. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cyaho cya 10 umurongo waho wa 31 haranditse hati namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, ubwo ducyuza n'ubukwe, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Ubwo uramutse ucyuje ubukwe uko ubyumva witaye ku moko y'iwanyu, uramutse ucyuje ubukwe utitaye ku ijambo ry'Imana ukabucyuza ukurikije akarere k'iwanyu cyangwa igihugu cy'iwanyu, ubwo bukwe ntabwo bwaba bunejeje Imana. To uta vuba cyangwa kera byanga bikunze uwo muryango ntuzagira umunezero. Bana b'Imana, niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridusaba ko igihe cyose tugiye gucuza ubukwe tugomba kwita cyane kuri Bibiliya yonyine. Ndetse rero cyaho cya 42 kivuga imihango cyangwa se imigenzo. Kuri Petit Format urupapuro rwa 574 baranditse bati on n'a pas cessé
de substituer le président au commandement de Dieu. Abantu ntabwo bigeze bahwema gufata imihango akaba ariyo basimbuza amategeko y'Imana, bagafata imihango akaba ariyo basimbuza ijambo ry'Imana. Satani yagabye igitero anyuriye no mu madini. Buriya mwitegereze uriya musore n'uriya mukobwa, ngaho mubitegereze. Abantu benshi cyane cyane babashyitsi bafite amatsiko bati mureke tuze kureba uko bari basezeranye. Ngaho mumfashe Amosi, ndasoma mu gitabo cya Amosi igice cya 3 umurongo wa 3. Amosi igice cya 3 umurongo wa 3. Hari ikibazo buri muntu wese nagishakira igisubizo. Haranditse ngo mbese abantu babiri bajyana batasezeranye. Ngaho mu gisubizo mwese bajyana batasezeranye. Nimwitegereza abantu uko muri aha. Niba uriya mukobwa n'uriya musore baraye babirose nijoro, umukobwa akabyuka yambara n'umusore akambara, nimubimbwire nta batarabisezeranye? Ntabyo basezeranye? Barasezeranye, basezerana ku bana, baraturarika, natwe twaje. Ye usibye n'ibyo banyuze no kwa gitifu bajya kurahira, bagombye kubanza kunyura ku rusengero cyangwa ku musigiti bakajya gukorerwa imihango. Uzamubaza, uzamukunda, ariko ntimubigaye kuko hari igihe nawe ubyumvise neza ukabimenya wabikora. Kuko uyu musore amaze gukundana n'umukobwa bari gushaka gushyiraho uwo mushinga, bakajya kubivuga ku rusengero, pasiteri ahita avuga ati Imana ishimwe kandi yagushoboje kubona umugeni, nawe wa mukobwa we Imana ishimwe yagufashije kubona umusore, Imana ihabwa icyubahiro. Ati rero reka turebe mu gitabo niba uheruka gutanga. Bakarambura bati wa musore washize amezi rwose ugomba kuzana 50 kugira ngo ubukwe buzageze mute uzacyuka. Musore wawe rero nawe ushaka umugeni agashakisha ubwo kandi ni nako bari kureba niba umukobwa aheruka kugeza gute utaha. Bamaze kubona 50 bibonetse n'umukobwa yayabazanye, baravuga bati wa musore we rero ubwo igisigaye nta kindi, ubukwe bwawe burajya mbere. Ariko urabona inyubako zihari ni ukuzana urugi rw'urusengero, kandi ubwo n'umukobwa nawe arazana idirishya ry'urusengero. Ubwo umusore ni 30,000, umukobwa nawe arazana 20,000. Ubwo bakarambika aho ngaho. Igihe umusore ari kuvuga utubwo mirangije none pasiteri nimwampangira neza ibindi mukagenda kuri gahunda, ngo nta kibazo turabipanga, ariko urazana intebe y'urusengero kandi n'umukobwa arazana ikirago cyangwa umukeka w'iki. Ubwo ni 20, undi nawe ni 10. Niba umusore yari kuzakwa bagazasiga bazinyunyuje ku buryo niyo barangije bari kubona byose babyujuje, baravuga ngo murazana frais de caution, murazana amafaranga 50,000 cyangwa 100, kuko tuzabasezeranya saa 5. Nuramuka uyubahirije iyi saha ukaza kuri iyi saha cyangwa mbere, amafaranga uzayasubizwa. Ariko nuramuka ukerewe nubwo yabisogonda imwe, aya mafaranga azaba yagiye. Ubwo musohoka umumaze kuyishyura, pasiteri ati Mana wowe gahoraho, wamba bariya aba basore bakazakererwa aya mafaranga akazagura. Bana b'Imana hamubumve, Satani yinjiriye mu bukwe kugeza n'ubwo umusaza azaneka abantu. Pasiteri akamubwira ati wari uzi ko muze utasezeranye n'uriya mukecuru mubana mutaragende mute, aribo bakubyaye, subwo uri kubasezeranya ibiki? Ngo mubana nk'abapagani, nibo baguhana iyo urwawe rwenda gusenyuka, bakaguha inama zubaka. None ngo ntabwo bageje bati akaza ngo muzaze mbasezeranye n'inkoni n'imbere y'umwana babyaye w'umwuzukuru, ngo naho mutamika agakati muze mutamika, nawe akaboko kari gutitira.
erega akaguru kamwe kaba gakandagiye mu mva ari kugenda, ariko ugasanga ngo muze ngo mutamika koraka, ugasanga ni ikibazo. Mu by'ukuri iyi ni imihango muzabisoma mu gitabo bita wowe murikira nimero ya 15 cyitwa uruhererekane rw'abapapa, niho byakomotse. Paje yaho ya 5 haranditse ngo Mutagatifu Soter wavukiye Ifoni, ngo atorwa mu 165, ngo atanga mu 175, ngo ahowe Imana, ngo umuntu yamwita umupapa w'urukundo, ngo yemeje ko gushyingiranwa ari isakaramentu, ngo ariko ko rizajya rifata ari uko rihawe umugisha n'umusasaridoti. Amaze kubyemeza n'ayandi madini ati aha hantu harimo agatsima ntabwo twabitakurwa. Ariko Yesaya igice cyaho cya 2, ndihuta cyane kugira ngo ngere aho turi buhinire icyigisho cyacu. Murongo wa 5 haranditse ati mwanzu ya Yakobo mwe nimuze tugendere mu mucyo w'Uwiteka. Mwanzu ya Yakobo mwe nimuze tugendere hehe? Ego bayuzi uri pasitoro uzi gusezeranya rwose, ubizi neza, ukaba uri pasitoro neza ubizi, wajya ujya ku muryango w'isoko gahagarara neza, wabona umukobwa uri kureza imyaka nka 37 utuhagaze, wakwitegereza umusore nawe ugejeje mu myaka nk'iyo ukavuga uti muhagarara muracyamara, ugahita ubasezeranya bagatahana. Twakwemera ngo buryo uzi kugenza ute, uzi gusezeranya. Naho umusore yakunze umukobwa barasezerana, ajya kumukwa iwawe inka barazifite, bajya kwa giti uri kubahimbiraho ngo uzamukunda, amukunda wari uhari. Bibiliya yavuze ngo mwanzu ya Yakobo mwe nimuze tugendere mu mucyo w'Uwiteka. Ubwoko bwawe ari bwo nzu ya Yakobo waburekeshejwe n'uko bwuzuye imigenzo ivuye iburasirazuba. Birakwiriye imigenzo ivuye mu moko, imigenzo ashushanya Yesu. Ashushanya nde? Yesu. Uriya mugeni ashushanya itorero. Mu Rwambere rw'Abakorino igice cya 11 ndasoma ku murongo wa 2. Ntabwo ari ugupfa kumucyuza gutyo gusa, ahubwo bufite icyo buvuze. Muri hangana mu rwa 2 rw'Abakorino igice cyaho cya 11 umurongo waho ni wa 2, haranditse hati kuko bafuye ifuye byo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Ubwo uriya musore ashushanya nde? Ashushanya Kristo. Uriya mukobwa muri kubona ashushanya itorero. Ashushanya iki? Itorero. Ngaho mwitegereza uriya mukobwa wicaye ku ruhande, wabanye n'umukobwa. Yanditse muri Yohana igice cya 3, yanditse muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 15. Yesu yasize agenye umufasha uzaba uruhande rw'umugeni. 14:15 haranditse ati nimukunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azaba undi mufasha wo kubana namwe. Umufasha rero wo kubana n'itorero niwe mwuka w'ukuri. Uriya mukobwa muri kubona wicaye uruhande rw'umugeni ashushanya umwuka wera. Iyo ari gutoranywa ngo azabane n'umugeni, ntabwo ari ugupfa gushyikira umukobwa ubonetse, n'umusumbya iby'umwuka, nuzamuha inama, nuzamukosora. Mbese turi kujyanirana? Uriya musore wicaye uruhande rwa mugenzi we nawe asoma muri Yohana igice cyaho cya 3 umurongo wa 21. 3:29 haranditse ati umugeni asanga niwe mukwe, umugeni asanga niwe
ubwo uriya musore yitwa umukwe, nta rindi zina, umugeni asanga niwe mukwe. Kandi umuranga uwo mu gifaransa bise precurseur, umuki umuranga, integuza y'umukwe. Kandi umuranga iyo ahagaze uruhande rw'umukwe amwumva neza, anezezwa n'ijwi rye. Integuza ya Yesu ni Yohana Umubatiza. Uriya musore niwe witwa ngo ni umuki, ni umuranga, ariwe nteguza y'umukwe. Ntabwo ari ugupfa gucuza ubukwe uko umuntu abyumva cyangwa se uko umuntu abishaka. Nta nubwo ubukwe bikwiriye nk'uko bamwe babyibwira ngo bukwiriye gucururizwa mu rusengero cyangwa se ahandi, ahubwo Matayo igice cya 22 ndihuta haranditse hati, reka mbere ku murongo waho w'9, nuko mujye mu nzira nyabagendwa, aho muri bubone bose mubahamagare baze bataha ubukwe. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Inzu yo gucururizwamo ubukwe yuzura abasangwa. Ntabwo ubukwe bubera ku rusengero, oya, ahubwo haba hari ahantu hateganijwe ho gucururizwa ubukwe, abantu bakayigira iby'Imana, umugeni akahahurira n'umukwe, kuko ariho hateganijwe ngo umugeni azahahurire nande n'umukwe. Iyo niyo nzu yo gucururizwamo iki? Ubukwe. Ururu, niba ukunda icyatsi wakunda umuhondo, urahirwe ntukamuhatira ibyo ukunda, nawe afite uburenganzira. Dusaba kunezezanya. Nasomye igitabo kimwe cyitwa Différence Parable. Reka wenda mbasangize gakeya, hari igihe mwakungukiye gushaka avoka, umwunganizi, angira inama y'uburyo natana n'uyu mugabo. Ngaho mwumve ndi gusoza. Haranditse ati, ini mategeko kugira ngo amwigire urubanza rw'ubutane. Aravuga ati, no seulement je veux le divorce, ntabwo nshaka gusa, nshaka gutana nawe, ariko nanjye mbanje kumubabaza ngo mugeze aho yagejeje. Mbese turi kumwe? Aha, vraiment, maze umugabo wawe guhera none hatuvuga, ukore nk'umuntu ukunda, umukorere nk'umuntu ukunda. Wese karite ujye umubwira amagambo yo kumushima gusa. Soyez tendre avec lui, jya umugirira neza, umugirire imbabazi. Aba yatwawe ariko ubona ko nta wundi mugore umukunda yabona gusumba wewe, faites explorer la bombe. Noneho ya bombe uzayitere yaki bite lui alors que vous we ntabwo nsibagirwa umugore wanjye, uzamusigira umubabaro atazibagirwa. Nazo mwunganiza arakomeza aravuga ngo comment voyez-vous les plats, none iyo nama ngo avocat prêt à exécuter son plan macabre. Maze wa mugore asohoka mu cyumba cy'umwunganizi yiteguye gushyira mu bikorwa inama yahawe. Pendant plusieurs semaines de témoignage à son mari, tout amour possible, tout compréhension possible, elle faisait de lui faire des choses qui le contrariaient pour faire des choses qu'il aime. Hashira ibyumweru byinshi agaragariza wa mugabo urukundo, agerageza kumwumva mu by'umugabo amubwiye, ibintu byose yarazi neza ko umugabo yanga. Kavuye que la femme nous donne une signe de vie. Maze umwunganizi abonye ko wa mugore atagarutse kumubwira uko byaba, udacutse wapfubye. None niba avuye kwa se na nyina adacutse yageje ati? Kuko isomo riramubwiye ngo wa musore we, nicyo gituma ukwiriye gusiga so nande, ugagomba kubasiga. Kandi ndahindukira mbwira uriya mukobwa, Izaburi ya 45 murongo wa 11, nawe mukobwa utekereze utegugutwe, bibagirwa ishyanga ryanyu n'inzu ya so, nicyo gituma umwami azakunda ubwiza bwawe kuko ari we mwami wawe nawe umurami. Haravuze ati, nawe mukobwa uri umukazana, ntabwo uri mukeba wa nyoko bukwe, kandi ntuje gutanya abavandimwe. Nubwo abo babyeyi batakubyaye ariko bakubyariye umugabo, iribanziriza mushinga
y'ibikunejeje ariwo mutungo usanganye uwo musore, nibo bashyizeho inzu n'ibuye ry'urufatiro. Gutegura ibyawe wenda byabasize mu bukene, uzirinde gutanga inama zibacura cyangwa ziribagirwa. Turi kujyanirana? Ahagaze ngo niba untunganye nyoko ngo uzabimbwira, ugize Imana yagutungana nawe, uzajya umucuru uzareba. Aha turi kujyanirana. Rero bana b'Imana, reka mbabwire ngo inama zubatse ubusore bw'uriya musore, zubatse ubukubi bw'uriya mukobwa. Abazitanze mwese mwagize neza, ariko bagiye kubaka umuryango w'uruziga umuntu uwo ari we wese ku isi adafite uburenganzira bwo kwinjiramo atabiherewe uruhusa. Amasaha yagiye, reka nsoze basaba ko urugo, reka nibwirire uriya musore ngo icyo umukobwa aje kureba ni umunezero, ni umunezero. Kandi abari mwese mwazubatse, umukobwa atamatora nziza y'iwabo, agati inka z'iwabo zifite umukamo, agati imirima y'iwabo iruta iy'iwanyu, agata amazu y'iwabo aruta y'iwabo, ariko icyabaje gushaka ni umuki. Ikibabaje ni uko benshi bashakaho kugira ngo baruhuke bakaruha. Umurongo wa 66 24-66 nawe wiyimye ibi bikurikira. Haranditse hati uwo mugabo atekerereza Isaka ibyo yakoze byose. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka agenza ate? Nyawe namureke twige gukundwakaza abo twashatse. Aramukundwakaza. Icyakurikiyeho ni iki? Isaka nawe ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Iyo wiyemeje gukundwakaza umugore wawe, umugore wawe nawe agushakira umunezero, agahinda kose wari ufite kakayoyo. Nguwo umugambi wo kubaka urugo. Imana iremera Adamu umufasha unejeje kandi umukwiriye, ngajya mubera umujyanama, mubera umumararungu, ajya mumuriza muri byose amukomeze. Uyu muhango w'ubukwe bwera watangiriye muri Edeni. Imana iremera Adamu umufasha unejeje kandi umukwiriye, ngajya mubera umujyanama, mubera umumararungu, ajya mumuriza muri byose amukomeze. Byari byiza muri Edeni, Adamu ubwo yabonaga umufasha, yanejejwe no kubona mugenzi we, atuyu nakahakanye, nakagufa mu magufa yanjye, iswe umugore kuko akuwe mu mugabo. Byari byiza muri Edeni, Adamu ubwo yabonaga umufasha, yanejejwe no kubona mugenzi we, atuyu nakahakanye, nakagufa mu magufa yanjye, iswe umugore kuko akuwe mu mugabo. Kuba duteraniye uyu munsi ni kugaba biyemeje kumwe, biyemeje kumvira ihame rye ngo ribayobore. Natwe tubifurije amahoro n'imigisha bikomoka ku Muremyi, nibyo tubasabiye ku Mana yo mu ijuru izawubaha.
bikomoka ku Muremyi nibyo tusabiye ku Mana yo mu ijuru izabubakire byari byiza muri Edeni Adamu ubwo yabonaga umufasha yanejejwe no kubona mugenzi we atuyu nakarakanye nakagufa mu magufa yanjye iswe umugore kuko akuwe mu mugabo byari byiza muri Edeni Adamu ubwo yabonaga umufasha yanejejwe no kubona mugenzi we atuyu nakarakanye nakagufa mu magufa yanjye iswe umugore kuko akuwe mu mugabo dore mubaye umubiri umwe mwinjiye mu ishuri ritarangira mugire Imana y'urufatiro rwo kubaka urugo muyigiranye mbere muri byose mu majyano mu maza yanyu urugo rwanyu bene data ruzaba ari ijuru rito dore mubaye umubiri umwe mwinjiye mu ishuri ritarangira mugire Imana y'urufatiro rwo kubaka urugo muyigiranye mbere muri byose mu majyano mu maza yanyu urugo rwanyu bene data ruzaba ari ijuru rito byari byiza muri Edeni Adamu ubwo yabonaga umufasha yanejejwe no kubona mugenzi we atuyu nakarakanye nakagufa mu magufa yanjye iswe umugore kuko akuwe mu mugabo byari byiza muri Edeni Adamu ubwo yabonaga umufasha yanejejwe no kubona mugenzi we atuyu nakarakanye nakagufa mu magufa yanjye iswe umugore kuko akuwe mu mugabo bayeho kwakirwa neza kandi ubutumwa Ngabo Jean Claude yari yatumwe arabusohoza umuryango wa Sebuhoro Gervais wishimira gutanga umugeni umuhereza Ngabo ngo amusabire umwana wa Habyarimana Innocent witwa Hakuzarine Auguste birangiye habaho kwakwa inkwano maze umuryango wa Innocent urakwa harangije imihango yo gukwa abo gusezerana umunsi wo kuzasohoza ayo masezerano imiryango yombi igiranye twemeranya itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 ari uyu munsi kugira ngo tuzazane Niyige na Florence tumushyingire Hakuzarine Auguste ku mugaragaro uyu munsi rero Ngabo Jean Claude n'umuryango mugari uhagarariye turahangaha tubazaniye umugeni mwadusabye
kugira ngo bazagire urugo ruhire kandi iyi miryango yombi irushe kubana mu busabane. Muri make ubutumwa butugenzana ubwo ngubwo nuko twaje dushingiye Niyigena Florence. Imana ibaha umugisha, twizeye yuko ubutumwa mubwumvise. Ko mwaduhekeye, Imana ibaha umugisha. Amen. Murakoze cyane. Akoze nawe. hagiye gutangwa impano z'uburyo butandukanye. Hari impano zigendanwa binyuze mu mutungo faranga. Imana n'umwana wayo barabucyuje maze umunezero. Nta migenzo y'amoko, nta mucyo w'akarere, nta mihango y'amadini. Nta migenzo y'amoko, nta mucyo w'akarere, nta mihango y'amadini. 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 Ubwo mureba uyu munsi ni igishushanyo cy'ubundi tuzataha, ubwo Yesu azaba agarutse ashagawe n'abamarayika. Ubwo mureba uyu munsi ni igishushanyo cy'ubundi tuzataha, ubwo Yesu azaba agarutse ashagawe n'abamarayika. Namwekeza uzarangwa, Yesu n'abamarayika nibo bazaba batuyoboye. Yesu n'abamarayika nibo bazaba batuyoboye. Namwekeza uzarangwa, Yesu n'abamarayika nibo bazaba batuyoboye. Yesu n'abamarayika nibo bazaba batuyoboye. Izarangwa, aho hazaba umunezero, kubazemererwa kubutaha. Aho hazaba umunezero, kubazemererwa kubutaha. Izarangwa, aho hazaba umunezero, kubazemererwa kubutaha. Aho hazaba umunezero, kubazemererwa kubutaha. Begereze mikrofone ushaka kugira icyo avuga. Sashimwe zikiza shashi y'intama umunsi ku munsi bazayikoreraho bazadushake. Ni Munyabarame Jean Marie Vianney, itorero rya Rwinyoni. Uriya musore Auguste yabanye n'umuhungu wanjye cyane witwa Moyize. Ubu Moyize ntabwo ari aha ngaha muri ubu bukwe, ariko yambwiye ngo nze kumuhera uriya musore mucuti we ishashi n'intama.
isaha ku isaha umunsi ku munsi azayibona. Sore twabanye kera turi inshuti mu buryo budasanzwe ariko Imana yabishimwe kandi narabikunda ko atwereka ibirori mu rwego natwe turi hano ubwo nanjye n'umuryango wanjye tumwemereye intama isaha ku isaha azayifata karibu. Amen. Mazina bayita Nyiransengimana Agnes mbagarariye ikorari mubonye ikuririmbira ahangaha. Uyu mwana wacu Lete yatubereye umwana mwiza kandi kuri uyu munsi wa none niwe uduhuje ahangaha twese ko muri kurira twishimye. Rero kubw'icyo igikorwa cyiza cy'urukundo kandi akatwereka ibirori nk'ababyeyi natwe twamuteguriye iyi mpano ngo izabafashe bo n'umudamu wiwe mu izina rya Yesu. Umwanya uracyaruwa arimbazwe nejejwe no kuba abantu bangana gutya batahiye umwana wanjye ubukwe. Ndanezerewe cyane birenze urugero kandi nshimiye n'Imana yabarinze babitekereza. Sinze kuba nicaye njyenyine ahubwo nabo bakaza. Imana ibafashe kandi nshimire n'itorero n'amatorero. Hari abavuye kure, hari n'abavuye hafi, ariko hari n'abakoze urugendo ndetse rukomeye. Ibyo nabyo ni imbabazi z'Imana kuba barabitekereje. Ni umutima mwiza w'urukundo, nabyo tubishimiye Imana. Amen. Ni ukuri mwakoze igitangaza gikomeye. Ntabwo nari nzi ko naba mpagaze gutya n'abantu bangana gutya. Ni urukundo rw'Imana, ubugorozi ni bwiza nabwo mu bukunde. Twashima Imana ngahabwa icyubahiro. Rero umwana yankoreye ibyiza, ntabwo yigeze asuzugura kandi aranitonda. Nzi ko yagiye akora n'umurimo hirya no hino, ndagira ngo kubw'imbabazi zayo izamukomereze muri urwo rugendo kandi n'umufasha imuhaye azagira umutima mwiza, bazabana amahoro. Tugumye kubasabira bazabeho neza mu izina rya Yesu. Amen. Abo bana rero bari murima bazaza mubereke. Amen. Nitwa Ndayambaje Jean Didier ariko basanzwe bamenyereye izina rya Jado. Aho nagiye n'aho nabaye bose bamenyereye ko iryo zina. Kubw'ubukwe bwa mwene data Auguste na mushiki wacu Florence baratunejeje. Urebye mu maso ya benshi ni ibinezaneza kandi ni ukuri ubukwe bubwira. Mu by'ukuri benshi mu basore duhorana ari mu murimo ndetse no mu buzima bwo busanzwe no gusenga baravuze bati ntabwo mugenzi wacu nta Auguste twamureka gutyo gusa, ahubwo hari ukuntu bikora kandi byatanze umusaruro. Mpagarikiye kuri Auguste navuga kuri Florence. Ni umwana dukunda cyane cyane wagiraga ishyaka mu murimo, ari umurinzi, ari imivugabutumwa. Iyo twabaga turi mu birere by'iwabo tubwiriza ubutumwa bwiza yaradufashaga cyane kandi akaba ari umukobwa ushaka kugirwa inama. Muri urwo rupfura bwabo bombi twanejejwe no kumva ko bombi bari mu mushinga wo kubaka urugo rwabo. Natwe turikusanya turavuga tuti mu mbaraga nke dufite, kuko nta byinshi dufite, tubashakira itungo rigufi ry'intama kugira ngo nabo zabashyigikire mu rugo rwabo. Niyo bamara gutuza twiteguye kuzabasura tukabibashyikiriza. Murakoze. Uyu papa Auguste twabanye neza, ni umusanzwe wanjye mukuru. Twabanye neza ngitangira gushinga urugo na n'isaha, twarabanye muri make
yaba umubyeyi wanjye kandi aba na mukuru wanjye. Nanjye nifuje kuba ishashi nziza y'intama numara gutuza neza bazanzanirwa n'uruhu. Madamu wanjye kubw'ibyo rero nanjye mbemereye impano umunsi bazaba bansuye njye sindayivuga ariko nzayibaha. Byo kubwo kumwubakira muhaye 50. Ubukwe bwera ni igishushanyo butwibutsa ubwo tugiye gutaha, hagiye kuzaba ubundi bukwe bw'Yesu n'itorero yacunguye. Buzaba bunejeje kuko nta muherekeza uzabamo, twese tuzaba turi abageni duherekejwe n'abamarayika. Ubukwe bwera ni igishushanyo butwibutsa ubwo tugiye gutaha, hagiye kuzaba ubundi bukwe bw'Yesu n'itorero yacunguye. Buzaba bunejeje kuko nta muherekeza uzabamo, twese tuzaba turi abageni duherekejwe n'abamarayika. Ngo twese twitegure kuzataha ubwo bukwe, tumese imyambaro tuzambara muri ubwo bukwe, tuyimese mu maraso ya Yesu, tuzemererwe gutaha ubwo bukwe. Ngo twese twitegure kuzataha ubwo bukwe, tumese imyambaro tuzambara muri ubwo bukwe, tuyimese mu komeza ubane nayo, kandi abajya gufata urugendo barinde umubi, bibashyika amahoro, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Komeza ubane natwe ibihe byose, kandi twizeye ko twumva kandi dukunda, tukabigusabye twisabye mu izina rya Yesu. Mu maraso ya Yesu tuzemererwe gutaha ubwo bukwe. Iyo myambaro tuvuga nta yindi, ntabwo ari iyi mutubona twambaye, imico yacu myiza yahindutse, ntizatwemerera kubutaha. Tubona uburetani, nicyo gituma umuntu azasigaswe na nyina akabona umugore we. Nicyo gituma umuntu azasigaswe na nyina akabona ku muryango mwiza ku isi, uzimurirwa mu bwami bw'ijuru. Muzahinduka ijuru ritoya hano ku isi, abarushe bose bajya baruhukira. Muzubaka umuryango mwiza ku isi, uzimurirwa mu bwami bw'ijuru.